uko Imana igira udushya twinshi nako Satani nawe agira udushya, uko Satani ahora pirata ibintu by'Imana. Satani rero ko yatoteje itorero ryo mu kinyejana cya mbere, ntabwo ariko ashobora gutoteza itorero ryo mu kinyejana cya 21. Ariko twashaka kubabwira ngo naryo rimwe riratotezwa muri kinyejana cya 21 rero turimo. Ntabwo Satani ari gutoteza itorero muri ubu buryo, oya, ahubwo nk'uko Antikristo ari gukora mu buryo bw'amayoberane, nako n'itorero riri gutotezwa mu buryo bw'amayoberane. Icyitonderwa aha, hari agatsiko kamwe kari hano muri iyi si kigize akera, kigira ko ariko ngo Imana yahaye ngo ubutumwa bw'ukuri, niba se bavuze ngo nutikingiza ntuzajya guhaha, kandi nawe mpamvu wanze kwikingiza ni ukubera kwizera ufite. Ubwo se urumva uwundi mubabaro urenze uwo ngo nuwe. Ntiwemereye kujya guhaha, umwana wawe ntiyemereye kujya kwiga, ntabwo wemereye gutega imodoka, nushaka kugenda uzagenda n'amaguru, ntiwemereye kwicarana n'abandi bantu bikingije. Ubwo se aho umuntu adatotezwa ni hehe? Icyitonderwa, Antikristo na Satani we ntabwo mu kurwanya itorero azigera yifashisha ibiti n'amabuye, ahubwo ni ibintu bigeze kuri bitatu azifashisha. Icya mbere ni ubutegetsi bwo mu bihugu abo bantu batuyemo, icya kabiri ni amadini, icya gatatu ni iterambere. Tugiye kureba rero iki cyiciro cya kabiri ibizakibamo cy'imyaka 3 n'igice ya nyuma mu kirere ku itorero na hano mu isi kuri Antikristo ndetse n'abayoboye. Izaba iyobowe na politike mpuzamahanga imwe, izaba iyobowe n'idini rimwe, izaba iyobowe n'ifaranga rimwe. Aho rero bazabinjiye mu kindi gice cya kabiri cyo kugira ngo bahemberwe imirimo myiza. Mu isi naho rero uti niki kizaba gihari? Mu isi hazaba hatangiye ikintu cyitwa Grande Tribulation ku ishyanga rya Isiraheli, umubabaro ukomeye ku Bisiraheli. Uyu mubabaro ukazaba wongeye kugaruka ku Bisiraheli inshuro ya gatatu. Mu isi naho Antikristo azaba yinjiye mu gutangira gutoteza Abisiraheli. Hari mwene data umwe watwandikiye arimo kutubaza ngo ese ko mutubwiye yuko itorero rizakurwa mu isi agakiza gasubira mu Bisiraheli, ko nabo bazakizwa, Yesu azagaruka nabo kubatwara bwa kabiri? Ni iki kizaprovoka intambara ya Harimagedoni kugira ngo itangire? Ko tubonye kabisera agakiza kazabasubiramo bagakizwa, noneho niki kizaprovoka intambara ya Harimagedoni? Yesu azatwambika imyenda yera, icyo ni icya mbere. Icya kabiri azatwambika amakamba y'izahabu atatse inyenyeri. Icya gatatu azafata umwitero aduhanagura amarira. Icya kane azatwambika impeta y'urukundo, bisobanuye ngo ubutazongera gutandukana. Azadukora mu biganza adushimira ko tunesheje iyi si. Mu yandi magambo azaba ari kuduha felicitation. Amakamba 5 Yesu azambika umugeni we muri ubwo bukwe. Tugiye kureba aya makamba 5 Yesu azambika umugeni we, ari ryo torero rye. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe itorero zaba rihara mu kirere, ntabwo umugeni wa Kristo ari abantu benshi, ahubwo abenshi ni pare, ni marene, ni fille d'honneur, ni garçon d'honneur, ni ababyeyi n'indorerezi ndetse n'abatumirwa. Abo kuko ari bo benshi ni nabo barimo gufasha umugeni wa Kristo kwezwa. Reba muri iryo dini wicayemo, niba utabarizwa muri ibyo byiciro bine tuvuze, uko rero niko Yesu azacira itorero rye umugeni we. Ba garçon d'honneur, ba fille d'honneur, ba pare, ba marene bazi kwigisha cyane, ba babyeyi bavuga ngo turabakera, za ndorerezi, bose nta numwe uzigera afata ku byishimo by'umukwe n'umugeni. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Reka nongere ngusuhuze kandi mwifuza amahoro y'Imana. Nshuti mwene data ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Imana igumuhisha cyane kubwo gufata umwanya wawe ugakomeza utega amatwi wumva ubutumwa bwiza bugenda butambuka mu matwi yawe. Turashimira Imana rero kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tugaruke imbere ya kamera ya Iron TV, dukomeze kuganira ku birebana n'ijambo ry'Imana kandi dukomeze gufashanya no gushyikirana, twese twubakana kugira ngo ubugingo bwacu bwongere bumere neza. Aho Satani yadusenye, aho Satani yagiye atwangiza, Imana ikomeze kutwubaka binyuze mu ijambo ryayo. Amazina yanjye rero nk'uko bisanzwe nitwa Missionary Sharik Ikingeneye. Uyu munsi tukaba tugarutse mu kiganiro cyitwa Igihe cyanjye, mu nyigisho turi kwiga z'igitabo Ukuri Nahishwe. Nk'uko bisanzwe ngira ngo iki gitabo tumaze kugenda tukibabwira, benshi bamaze kukimenya kandi kiri kugurwa n'abantu benshi, abapasteri, abashumba, abapotere, abantu mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, za Amerika ndetse na hano muri Afrika no mu Rwanda, mu ntara zacu z'igihugu, benshi bamaze kugitwara. Akaba ariyo mpamvu tunabwira nawe waba ukibonye aribwo bwa mbere cyangwa usumaze iminsi ukurikirana ukaba utarabyitayeho ngo iki gitabo Ukuri Nahishwe wagitwara ukamenya ukuri wahishwe ariko
kandi twabonye ko ushobora kuba waraguhishwe biturutse ku bushake bwawe cyangwa ukaguhishwa biturutse ku idini ryawe uteraniramo, bigatuma rero utamenya ukuri kuko bazi inyungu bagufitemo bakanga kukubwira ukuri kwa nyako, cyangwa se bakaba nabo ubwabo batazi ibyo ari byo. Kuko umuyobozi cyangwa se umuntu ukwiriye gushinga itorero akavuga ngo agiye gufasha abantu mu birebana n'agakiza, ni umuntu ugomba kuba yaramenye izi nyigisho ziri muri iki gitabo n'izindi nyinshi, ariko izi nizo zibanze kuko hakubiyemo inyigisho zitwa eschatology, inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu, ibihe by'iminsi y'imperuka, kurangira kw'isi, ndetse naho tujya ahariho iherezo ryaho n'ubwiza bwaho, ndetse n'iherezo ry'isi n'ubwami bwa hano mu isi. Rero iki gitabo kuri nahishwe nicyo turimo turigaho. Mbere yuko dutangira, reka tubanze twiragize Imana kugira ngo ibane natwe muri kino kiganiro. Nyakubahwa umubyeyi dukunda, Data wa twese mwiza, wowe Imana ishobora byose kandi ibera hose icyarimwe, muri iki gitondo muri aya masaha twongeye kuza imbere yawe Mana kugira ngo twongere tube mikoro yawe, kugira ngo uvugire muri twebwe kandi ubwire abadukurikiye bari hirya no hino ku migabane itandukanye igize isi. Niyo mpamvu tugusabye ngo bana natwe, kandi icyo ushaka n'icyo ushima ari cyo kigera mu bantu bose, kuko ari wowe uzi iby'imitima y'abantu ikennye mu isi. Turaguhamagaye rero kugira ngo imbaraga zose z'umwanzi ziburizwemo. Dusengeye umuntu wese uzumva iki kiganiro n'ucyumvisha ari none aha ngaha, kugira ngo ubu butumwa agiye kumva buhindura ubuzima bwe, bugira aho mukura n'aho bumugeza mu buryo bw'umwuka, bumuvana ahari mu ntege nkeya, bimuvane ahari mu bibi, bimugeze mu bwiza bwawe, bimuvane mu ntege nkeya, bimugeze mu mbaraga z'Imana, kuko ijambo rya rivuga ngo bahawe ukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi abizeye ubutumwa bwiza kandi bakabukurikiza. Tugwaye ikaze na karibu rero kugira ngo bane natwe, tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubushize twari turi kuganira ku ngingo y'iki gitabo ya gatatu, ngira ngo murabizi ko twarangije ingingo ya mbere yarebanaga n'ibyo kuzamurwa kw'itorero. Twagaragaje ibice bitatu bigize iyo ngingo ya mbere, ariyo yitwa kuzamurwa kw'itorero cyangwa se kugaruka kwa Yesu Kristo, aho twavuzemo igice cya mbere cyo kuzuka kw'abapfuye no guhindurwa kw'abazaba bakiriho bagasanganira umwami mu kirere. Igice cya kabiri twasobanuye akarasisi k'abamarayika kazabera hano hejuru ku bicu mu kirere, mu isanzure ryacu, mu mpande enye z'isi, aho bazaba barimo kugenda bakusanya abera cyangwa se itorero, cyangwa se aho abantu bazaba bazukira bazamukira babakusanya babegerezaho intebe ya Yesu izaba iri. Kuko Yesu nagaruka ubwa mbere twabonye ko azahagarara ku bicu cyangwa se azahagarara mu kirere, hanyuma ahamagara amazina y'abapfuye bamwizera n'amazina bazaba bakiriho, kandi mu ijwi rye rimwe gusa, hanyuma bose bumva ijwi rye bamwitabe. Ubwo turavuga bagiye bamwizeye kandi bubaha ijambo ry'Imana. Ingingo ya kabiri twavuze ko ari ingingo irebana n'imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, kuko iki gitabo kigizwe n'ingingo 12. Iya mbere turayibonye, ya kabiri ni imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu. Twasobanuye igihe cya mbere cya Antikristo yakozemo, abo yakoranye nabo n'intwaro yifashishije arimo gukora. Igihe cya kabiri nacyo turagisobanura, kandi iki gihe turimo noneho hari gukora mu buryo bukomeye cyane, aribwo buryo bw'amayoberane, uburyo bubi cyane. Abantu benshi batari maso ngo bige ibyanditswe byera, bategera amatwi abigisha b'ijambo ry'Imana, koko bahamagawe bavuga ukuri kuzuye k'ubutumwa bwiza gushingiye ku ijambo ry'Imana, kandi bera imbuto zikwiriye zigaragaza ko koko bakishijwe bubaha Imana. Abantu rero batabatega amatwi ngo bumve ubutumwa bavuga, ntabwo bazabasha gucika uburyarya n'ubutiriganya bw'imikorere ya Antikristo buriho muri iki gihe cyacu, aricyo gihe cy'imikorere ye mu buryo bw'amayoberane, binyuze mu nzego za politike z'ubutegetsi bwo mu isi, binyuze mu miryango mpuzamahanga ikomeye hano muri iyi si yiyemeje gukorera umwanzi Satani, binyuze mu madini tubona ari hano muri iyi si yitirirwa izina rya Kristo, ndetse n'andi madini atitirirwa izina rya Kristo, cyangwa se Kristo atabereye umutwe w'itorero, kuko itorero rya Kristo niryo Yesu abereye umutwe. Mu yandi magambo ubwo ni ukuvuga ngo nabizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero Antikristo ari kunyura mu madini yitirirwa izina rya Kristo,
agaragaza ko Yesu ari we mutwe wabo, ariko ibyo bakora n'ubutumwa bavuga ukumva ukabona bihabanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma hakaza n'amadini rero nk'amadini ya Isilamu, Budizime, Hinduzime, bega amadini menshi atandukanye, yaba yo muri Aziya cyangwa muri bihugu byacu bya Afurika, amadini akorana n'abadayimoni cyangwa se biyemeje gukorana n'indi myuka. Abo bose rero Antikristo arabacamo buri munsi, ariko ni mu buryo bw'amayoberane, kuko abantu batazi ubutumwa bwiza ntibazigera babimenya. Rero icyo ni igihe cy'imikorere ya Antikristo cya kabiri. Igihe cya gatatu cy'imikorere ya Antikristo twagaragaje ko agomba kuzakora ku mugaragaro itorero rivuye mu isi. Aho rero abantu benshi bakunda kugira confusion. Aho ngaho hari namwe ni data twandikiye iki kibazo, arimo kutubaza ati se ko mwatubwiye yuko Antikristo azaza itorero ryaravuye mu isi, mukatubwira ko Abisiraheli bazaca mu mubabaro, ese itorero ryo ntabwo zigera rinyura mu mibabaro? None se niba rizaca mu mibabaro, rizaca mu mibabaro mbere yuko Yesu arikura mu isi? Kuko yarikuye mu isi ntabwo bahura nawe. Iki gisubizo rero twagira ngo tubwire abadukurikiye yabarije nawe kandi twumva, kuko tuzasoma izina rye tuzakibabwira, ariko tushaka uyu munsi gukomeza kwiga inyigisho zacu, kuko hari ibibazo byinshi twagiye tubazwa n'abantu kandi tuzagaruka tubibasubiza. Rero imikorere Antikristo mu gihe cya gatatu ni uko azakora ku mugaragaro kandi akigarurira iyi si yose. Icyo gihe rero itorero rizaba ryavuye mu isi, ntabwo rizaba rigihari. Ariko twabwiraga abadukurikiye ko itorero naryo rigomba guca mu mibabaro. Abantu benshi ntibarabyumva, nta nubwo abantu babyemera, nta nubwo basobanukiwe neza imibabaro itorero rishobora gucamo iyo ariyo. Kandi twashaka kubabwira ngo kugeza uyu munsi nawe, iki gihe turimo, itorero riri guca mu mibabaro. Abantu benshi ntabwo babizi. Arega ntabwo Imana igira formulaire y'ibyo ikora hano muri iyi si, kandi Satani nawe buriya ntagira formulaire. Uko Imana igira udushya twinshi, nako Satani nawe agira udushya, kuko Satani ahora pirata ibintu by'Imana. Satani rero ko yatoteje itorero ryo mu kinyejana cya mbere, ntabwo ariko ashobora gutoteza itorero ryo mu kinyejana cya 21. Ariko twashaka kubabwira ngo naryo rimwe riratotezwa. Itorero ryo mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane, mbere yuko Kiliziya Gatolika y'i Roma ivuka, ari nayo yakomeje n'ubundi kwica abakristo. Abo muri ibyo binyejana bine byabanjije, uko yabatoteje bitandukanye n'abari gutoteza abo muri iki gihe, bitandukanye n'uko ari gutoteza abo muri iki gihe, kuko baricwaga, barabambwaga, barakubitwaga, bagaburirwaga intare, bahanurwaga mu manga, bafatwaga ku ngufu, abandi bakagaburirwa abana babo. N'ibyo bintu abakristo muri iki gihe baciyemo. Hanyuma Kiliziya Gatolika yiro imaze kuvuka, ariyo dini rya gipagani ryitwa Gatolika tubona uyu munsi, ubupapa bukomereza kuko abo ni abakayisari ndetse n'abayobozi b'amadini ya gifarisayo b'abayuda bakoze ibyo ngibyo muri ibyo binyejana bine. Ariko Kiliziya Gatolika imaze kuvuka mu kinyejana cya kane, ubwo Constantine yayitangizaga cyangwa se Constantino, bongeye gutoteza itorero mu bihe bitandukanye, uko ubupapa bwagendaga busimburana, bakica abakristo, ariko nabo bamwe bakicwa, bakabambwa, bagatwikwa, gutyo muri ubwo buryo bababazwa, bicwa urw'agashinyaguro. Muri kinyejana cya 21 rero turimo, ntabwo Satani ari gutoteza itorero muri ubu buryo, hoya. Ahubwo nk'uko Antikristo ari gukora mu buryo bw'amayoberane, nako n'itorero riri gutotezwa mu buryo bw'amayoberane. Icyitonderwa aha, hari agatsiko kamwe kari hano muri iyi si kigize akera, kigira ko ariko ngo Imana yahaye ngo ubutumwa bw'ukuri, ngo abandi bose ari maraya, ari abayobe. Ako gatsiko ni agatsiko katangijwe n'umujesuiti ari we witwa Ellen G. White, ndetse n'abayobozi bagahagarariye nabo ni abajesuiti, ariko kandi bakaba bakubiye mu muryango witwa uw'abafirimaso, kuko Kiliziya Gatolika ubupapa bwose ni abafirimaso. Aka gatsiko katangijwe mu buryo bwo kuza gushaka kurogoya movement ya Pentecote yari hagurutse mu Protestani ku bwa Martin Luther. Ako ni agatsiko kitwa Abadiventiste b'umunsi
wa karindwi, cyangwa se itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Aka gatsiko niko gahora kavuga ngo niko kazaca mu mubabaro, ngo kazatotezwa, ngo kazarenganywa, kazira kuba kataruhuka ku munsi w'icyumweru. Ibi twarabyigishije, twabisobanuriye abantu. Icyumweru bagitesha agaciro, ariko kandi nta nubwo icyumweru kidukiza, kimwe n'uko umunsi wa karindwi ari wo munsi w'isabato udashobora gukiza abantu. Ntabwo twe dukizwa n'iminsi, ari icyumweru nticyadukiza, ari n'umunsi wa karindwi w'isabato ntiwadukiza. Twebwe dukizwa n'umwami wacu Yesu Kristo waje mu isi, agapfira abari mu isi, akabambwa. Mbere y'uko abambwa yavuze ijambo rikomeye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo wa 31. Yesu yaravuze ngo ubu urubanza rw'abisi rurasohoye, ubu umutware w'abisi abagicibwa. Aravuga ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Yesu rero kumanikwa hejuru y'isi ubwo yabambwaga yireherejeho abantu bose abazizera izina rye, bakizera urupfu no kuzuka kwe, bakizera gusubira mu ijuru kwe no kuzagaruka kwe, bakizera ko ari umwami uganje isi yose n'ijuru muri iki gihe cya none, bakayoboka amategeko n'amabwiriza ye atanga ashingiye mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwose kuva muri Matayo kugera mu byahishuwe, ari byo twita ngo ni isezerano rishya. Nk'uko Yesu nawe yabyivugiye ko ari isezerano rishya agiranye n'abari mu isi, harimo Isiraheli ye yarahawe isezerano rya kera, harimo natwe abanyamahanga. Abazizera ubwo butumwa rero bazakizwa. Yesu rero nta muntu ugeze abwira kugira umunsi asengeraho. Akiri hano mu isi nigeze avuga ngo muzasengere ku munsi uyu n'uyu. Mu isezerano rishya nta hantu ugeze ategeka ngo muzasenga ku cyumweru ko ari wo munsi nazutseho, kuko amaze kuzuka yamaze iminsi 40 ari kwiyereka intumwa ze. Iyo minsi 40 rero tuyisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 cyangwa se kugeza ku wa 5. Iyo minsi 40 ngo yiyeretse abantu 500, harimo n'intumwa ze ziyongereye kuri abo bantu 500. Abategereje umwuka wera ni abantu 120. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere kuva ku murongo wa 11 muzasome. Murumva ko rero yiyeretse abantu benshi. Abo yabwiye kujya kuwutegereza bari abo 500, hakiyongeraho intumwa ze, ariko abawutegereje ni 120. Rero muri iyo minsi 40 bamaranye ntiyigeze avuga na rimwe ko basenga ku munsi w'isabato, ntiyigeze avuga n'umunsi n'umwe ko basenga ku munsi yazutse ari wa mbere w'iminsi 7 ari umunsi w'icyumweru. Nta munsi yigeze atanga, ahubwo niyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 23, hari ikiganiro yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi, aramubwira ngo mugore nyizera, kuko igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Ubwo umusozi yavugaga ni ku musozi w'iriba rya Yakobo, aho abasamariya bavomaga amazi, bari biringiye ko ariho habakiza, aho Yakobo yarafukuye iriba. Hanyuma i Yerusalemu niho abayuda basengeraga, nk'uko Imana yarabwiye Salomo ngo yubake urusengero. Kandi Salomo mu gihe yarurangizaga asengesha aravuga ngo umuntu wese uzagucumuraho akarekeza amaso kuri urusengero akagutakambira uzamwumva uri mu ijuru, kuko Imana irabihamya ko izamwumvira. Ariko Yesu yaganaga na Musamariyakazi avuga ati rero mugore nyizera, kuko igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ahubwo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mwuka no mukuri, kuko data ashaka ko bene abo ari wa musenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye gusengera mu mwuka no mukuri. Ni ukuvuga ngo rero iki gihe turimo, abantu bose aho bari hose ku isi, umunsi wari wo wose bapfa kuba bakijijwe bubaha ijambo ry'Imana, bayoborwa n'umwuka wera, aho bazasenga bose bazumvirwa. Ntabwo rero Yesu yigeze ategeka ngo muzaruhuke ku munsi uyu n'uyu, nta kiruhuko yigeze atanga, kuko na Yesu akiri mu isi nta nubwo yigeze aruhuka. Ntabwo yigeze aruhuka. Ku isabato yarakoraga n'indi minsi yose agakora. Niyo mpamvu yakizaga ibirema ku isabato, kandi kwa Farisayo byari kizira, no mu byo bamurigesheje bamurwanyijemo icyo cyari kirimo. Yesu yakizaga abantu ku isabato. Hari uwo yakijije amubwira ngo nikorere uburibwe yigendere, hari uwo yakijije amubwira ngo nafate imbago ze agende. Yesu nigeze aruhuka. Rero imirimo yari ayikomeje. Haba ku wa mbere tugomba gukorera Imana, tugakora imirimo myiza, haba ku wa kabiri, ku wa gatatu, kugeza iminsi yose tukiri mu isi. Nicyo gihe turimo. Aka gatsiko rero k'abadivantisite b'umunsi wa karindwi niko kavuga ngo niko kazaca mu gutotezwa, ngo mu kurengana kazira icyumweru. Ariko nako kuko kashinzwe n'abo ngabo, kaje kurogoya muvoma y'imikorere y'umwuka wera
yari ihagurukijwe n'Imana ikoresheje umukozi wayo Martin Luther. Ni ukuvuga ngo rero Antikristo azaza mu isi itorero ryavuye hehe? Mu isi. Naho ubundi iki gihe turimo itorero ririmo riratotezwa. Ntabwo ari ibyo by'abadive bavuga ngo twebwe dutegereje ngo gutotezwa tuzira icyumweru. Abo babivuga bazarinda bapfa, nk'uko hari n'abagenzi babo barinze bapfa bitabayeho. Kuko hashize imyaka myinshi hari amagenerasiyo menshi y'iryo dini ry'abadivantiste bagiye bapfa bari guhamya ngo bagiye gutotezwa, ngo n'ubupapa ngo bagiye gutotezwa bazira icyumweru, bagapfakaza abandi bagapfakaza abandi, nk'uko n'ubundi na Yesu twagiye tuvuga ko agiye kugaruka benshi bagapfakaza abandi. Ariko icyo tuvuga nuko Yesu yagaragaje ibimenyetso bizagaragaza kuza kwe, nk'uko tubona ko bigiye kurangira. Ariko nta hantu Bibiliya igaragaza ko hari idini rizabaho rizakurikiza amategeko ya Mose kandi rikazatotezwa n'ubupapa bavuga yuko bagomba gusenga ku cyumweru. Icyo ni ikinyoma gusa. Nanone ni umwuka wa Antikristo wo gushaka kuyobya abantu ngo be kumenya uburyo ari gutoteza itorero mu buryo bw'amayoberane, kuko uburyo ari gutoteza itorero mu buryo bw'amayoberane ari kwifashisha ubuzima dutambukamo bwa buri munsi. Itorero mu isi rya Kristo ntabwo ryemerewe kwirukanka mu bintu byose, nta nubwo ryemerewe kwakira ibintu byose bije bizanywe n'ubutegetsi bw'isi, kuko uyu munsi ubutegetsi bw'isi ni nabwo buyoboye ibihugu. Abanyapolitike bose bari hano mu isi bafite uburyo bakorana n'umwanzi ariko ntibabimenye, kuko muri politike y'isi habamo ibinyoma byinshi cyane. Kubw'iyo mpamvu rero, kubera iki kinyoma kirimo giherekejwe n'ubugome bwo kugira nabi abantu, hari abakorana na Antikristo mu buryo batazi. Rero itorero ririmo gutotezwa binyuze mu bintu bizanwa n'ubutegetsi bwo mu isi n'abami bo mu isi. Amategeko n'amabwiriza bahabwa aturutse bukuru muri ya miryango yiyemeje gucuruza ubugingo bwayo ikuzimu, ariyo abafirimaso, ariyo abajeziwiti, ariyo umuryango w'abibumbye, ariyo Illuminati n'iyindi tutakwirwa turondora aka kanya. Nibo batanga amategeko n'amabwiriza akamanuka mu bayobozi bayoboye ibihugu, nabo rero bakabitegeka za gavumenti zabo. Za gavumenti zikamanuka nazo zikamanuka mu turere no mu tugari no mu mirenge n'ahandi, bigatuma rero hari ibintu byinshi bishobora kuza bikanduza itorero, kuko mwese mudakirijwe nta kibazo. Ariko kubera ko itorero ritemerewe gufata ibintu byose byo mu isi ngo ribiyore cyangwa ryakira ibije, niyo mpamvu riri gutotezwa. Tuzabereka uburyo itorero ririmo riratotezwa n'imibabaro myinshi ririmo riracamo, tuzabibereka. Kandi noneho hari imbere ho hagiye kuba iyindi mibabaro ikomeye ku itorero. Tuzagaruka no ku kintu cyitwa coronavirus, iyi ngiyi ibaye nkaho iri guceceka. Tuzagaruka kuri ibintu byitwa inkingo, hamwe na hamwe no mu bihugu bimwe na bimwe batangiye kongera kugarura inkingo. Tubereka uburyo itorero ririmo riratotezwa, kuko abadakurikiza iby'ubutegetsi bwo mu isi buzana barabizira, kandi bakazira ukwizera kwabo, kuko igituma badahita babijyamo ni ukubera kwizera bafite. Kwizera kwabo rero niko gutuma ubutegetsi bwo mu isi bubatoteza. Nose ubwo umuntu ufite itorero atari gutotezwa? Niba se bavuze ngo nutikingiza ntuzajya guhaha, kandi nawe impamvu wanze kwikingiza ni ukubera kwizera ufite. Ubwo se urumva uwundi mubabaro urenze uwo ngo nuwe? Ntiwemerewe kujya guhaha, umwana wawe ntiyemerewe kujya kwiga, ntabwo wemerewe gutega imodoka, nushaka kugenda uzagenda n'amaguru, ntiwemerewe kwicarana n'abandi bantu bikingije. Ubwo se aho umuntu adatotezwa ni hehe? Ikindi, babwenge bw'isi bari mu madini batigeze biga ijambo ry'Imana ngo biga ubutumwa bwiza bwabo bwari bwo, nuko umukristo mwisi akwiye kwitwara n'uburyo akwiye kubaho mu buzima bwo kwirinda ibije byose, akabanza akageraho amacenga. Abo bize ubwenge bw'isi bashyirwamo ubumenyi bw'isi, bagasigara bareba ba bandi basenganaga ariko bari mu rugendo, bagatangira kuvuga yuko ahubwo ngo ari injiji, ubundi ngo barayobye. Umuntu wese utotezwa cyangwa se akarenganywa cyangwa bakarwanya ubuzima bwe binyuze ku myizerere,
ariko imyizerere idashingiye ku nyigisho yahawe n'idini. Kuko hari abantu bizeye inyigisho z'idini, ntibizera inyigisho shingiro z'ubutumwa bwiza zishingiye mu ijambo ry'Imana. Uyu rero uzira kwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana, kuko ibyo yizeye muri Bibiliya nk'ubutumwa bwiza bw'Ubwami, utotejwe azira ibyo yizeye mu ijambo ry'Imana atari ibyo yabwiwe n'abanyamadini, ni wa mukristo nanone utangiye gutotezwa. Rero itorero riri guca mu karengane, riri guca mu gutotezwa, ariko mu buryo bw'amayoberane. Aho turi kugana hari imbere ho rero hari imitego myinshi y'umwanzi Antikristo ari kuzana hano mu isi, agiye kunyuramo kugira ngo yambure abantu kwizera kwa nyako kwabajyanaga mu ijuru. Iyo mitego ari kuyitegura binyuze muri tekinoloji, iyo mitego ari kuyitegura yifashishije ubutegetsi buri hano muri iyi si, iyo mitego ari kuyitegura yifashishije ekonomi, ubukungu bw'ibihugu. Ari gutegura imitego myinshi kugira ngo abone uko akomeza gutoteza abantu bamaze kwizera by'ukuri. Tuzahagaruka aho rero tubereka ukuntu Yesu yavuze ko mbere y'uko agaruka ngo akure itorero mu isi, hazabanza kubaho ikintu cyitwa kurengana kw'itorero, gutotezwa kw'itorero. Ariko bimaze kwinjira cyane, kuko n'ubu ririmo riratotezwa, ahubwo icyo gihe rizaba noneho bigeze kure, abantu bageze aho bo barambika agakiza. Ntusubu izi nkingo wamenya ari ibiki? Ibi bya coronavirus se hari abantu bari bavuze ngo ntabwo bazemera kwikingiza se? None se nibyaje bakumva leta zimaze gushyiraho amategeko akarishye afunga ubuzima, bagahita babihindura ibyera, bagahita bafata Bibiliya bagashaka imirongo ibashyigikira kuri icyo kintu, kubera ko batinyishije umubiri. Bakavuga ati reka tugiye kwicwa n'inzara, abana bacu ntibagiye kunanirwa kwiga, ntibagiye kwicwa n'inzara, ntitugiye kunanirwa kujya gukora mu kazi twakoragamo, ntitugiye kwirukanwa, reka ibyo si twabishobora. Bahita bashaka imirongo yo muri Bibiliya ibafasha kwidefanda. Barangije kuyibona, ikindi bakoze nuko bahise batangira bwo no kuvuga ngo nizo za microchip nizize nazo tuzazakira. Ati byose ni iterambere dufasha mu ruhande rw'umubiri. Uku rero byagenze kuri coronavirus, bikubera ishusho dukurikiye, bikubera ifoto y'ibizabaho hari imbere, uburyo nanone abakristo hari ibindi bizaza bitabibarimbuza fini. Kubo gutinya kubabazwa ku ruhande rw'umubiri, kandi nta n'umwuka wera bafite wabafasha, bagashaka imirongo yo muri Bibiliya ibashyigikira kugira ngo babashe gukomeza gutunga umubiri ku bugingo bwabo burimbutse. Kandi icyitonderwa, Antikristo na Satani we ntabwo mu kurwanya itorero azigera yifashisha ibiti n'amabuye, ahubwo ni ibintu bigeze kuri bitatu azifashisha. Icya mbere ni ubutegetsi bwo mu bihugu abo bantu batuyemo, icya kabiri ni amadini, icya gatatu ni iterambere. N'ibyo bintu bitatu ngizi ntwaro zikomeza atanagomba kwifashisha mu gukomeza kwinjiza itorero mu mibabaro ndetse no kwanduza abakirijwe ngo barimbuke. Rero Bibiliya ivuga ko mbere y'uko Yesu agaruka bizabanza gukara cyane, abantu bafungirwa ubuzima bazira kwizera kwabo, kugeza ubwo benshi batangiye kurekura. Ariko Yesu ngo azagabanya iyo minsi mu buryo bwo kugaruka kuza gutwara itorero rye. Kuyigabanya nuko azaza vuba bose batararekura, ariko Yesu yarabivuze ngo iyo minsi yabitaragabanijweho, yabitaragabanijweho ntihajyaga kuzarako kanumwe. Ariko kubw'intore z'Imana iyo minsi izagabanywaho. Kugabanywaho rero nuko Yesu azagaruka vuba agacyura itorero rye, abantu benshi batararekura agakiza. Ariko imibabaro itorero ririmo kwicamo na hari imbere izayicamo. Mureke kugenda mu kigare ndetse n'urwijiji rw'idini y'abadive ya Satani yashinzwe n'abadayimoni, bahora bavuga ngo nibo bonyine bari mu murongo bahawe kuri kuzuye, kandi nibo bategereje kurengana, ngo nibo bazatotezwa ngo n'ubupapa, ngo bazira umunsi w'isabato kuko bategetswe bose gusenga ku cyumweru. Icyo ni ikinyoma cy'umwanzi Satani. Karagaciyemo. Tugiye kugaruka mu gitabo cyacu kugira ngo turebe ingingo ya gatatu twari tugezeho. Twari turi kubereka igihe cya kabiri cya Antikristo, twari turi kubereka ingingo ya kabiri y'imikoro Antikristo mu bihe bitatu ikubiye muri iki gitabo kuri nahishwe. Ubushize ubwo duheruka twari twatangiye ingingo yacyo ya gatatu. Iyo ngingo ya gatatu
twari turi gusobanura ibirebana no gupimirwa imirimo ku itorero mu gihe itorero rizaba rihora mu kirere, kuko twabonye ko itorero rikurwa mu isi aribwo cya cyumweru kimwe dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 9 kuva ku murongo 27 havugwamo icyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7, kandi marayika Gabriel akaba yakigabanyijemo ibyiciro bibiri, asobanura Daniel icyiciro cya mbere cy'imyaka 3 n'igice bizakorwa n'icyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice bizabikorwa. Rero twabagaragarije ko itorero rikurwa mu isi aribwo imyaka 7 izaba itangiye kubarwa, nibwo iki cyumweru kizaba gitangiye, kuko ibyo marayika yabwiye Daniel bizagisohoramo nibwo bizaba bitangiye gusohora koko. Twagaragaje ko Yesu nahagarara ku bicu ahamagaye abera, ahamagaye abapfuye bizera n'abazaba bakiriho. Iki cyumweru kizagitangiye isaha ya mbere, umunsi wa mbere, ukwezi kwa mbere, umwaka wa mbere, nibwo kizaba gitangiye. Noneho igitorero zaba rizamutse rihara mu kirere, Antikristo nazahitaza. Ubwo ni cyacishyo cya mbere cy'imyaka 3 n'igice. Mu gitorero rihara mu kirere, Antikristo nawe ari kwigarura isi yose. Abisiraheli bari kumuramya ngo ni wowe Mesiya. Amahanga yose yo mu isi bari kuvuga ngo uri umwami, uri umwami. Amategeko yose azaba yarashyizeho bazaba barayayobotse. Ubwo ibyo bizaba biri kuba muri ya myaka 3 n'igice ya mbere. Uti rero mu kirere hariya itorero bizaba birimo kugenda biti. Twarabibabwiye mu minsi ishize, turi kubereka ko mu kirere itorero rizaba ryinjiye mu cyo bita gupimirwa imirimo. Twarabisobanuye, dusobanura tubaza ngo ninde uzapimiye imirimo, turamubabwira. Azakoresha ikihe gipimo, turakibabwira. Dusanga igipimo azakoresha ni umuriro. Ese uyu muriro ni uwuhe? Ni umuriro usanzwe azacana? Oya, ko amaso yose ari ibirimi by'umuriro. Twarabisobanuye imirimo kuna abantu bose imirimo bakorera mu isi izatambuka imbere y'amaso ya Yesu. Hanyuma dusobanura ko hari ibyiciro bigeze kuri 6 Paulo yagaragaje byubaka kuri Yesu nk'urutare, kandi mu kubakaho akaba ari imirimo bakora. Iyo mirimo rero irebana n'inyubako bubaka kuri Yesu, twabonye ko ibi byiciro ari 6. Hari icyiciro cyubakisha izahabu, icyubakisha ifeza, icyubakisha amabuye y'igiciro cyinshi. Akaba noneho ikindi cyiciro cya kabiri cyubakisha ibiti, ibyatsi n'ibikenyeri. Ibyo byose ni ibirebana n'imirimo bakora. Hanyuma iyo mirimo rero niyo abantu bose cyangwa buri wese azatambuka imbere y'amaso ya Yesu birimo iby'umuriro, aca muri wa muriro ariyo maso ya Yesu, n'imirimo ye ayimurikira Yesu. Ubwo rero twabonye ko abubakisha ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti izashya. Hanyuma abubakisha izahabu, amabuye y'igiciro cyinshi ndetse n'ifeza, ahubwo noneho izarushaho gukayangana cyane, ko twabonye ko aya mabuye yogeshwa iki? Umuriro. Dusobanura ko kuba aya mabuye azarushaho kurabagirana n'ubwiza abo bantu bazahabwa kubw'imirimo myiza bakoze. Twongera kugaragaza ko bariya bazapimirwa imirimo igashya bubakisha ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti bazakizwa, ariko nk'abakuwe hehe? Mu muriro, nkuko Paulo yabivuze mu rwandiko yandikiye Abakorinto rwa mbere 3 umurongo wa 14 n'uwa 15. Bazakizwa ariko nk'abakuwe mu muriro. Mu yandi magambo, bazakizwa nuko bize Yesu Kristo bakamukurikiraho ari hose, ariko ko nta mirimo bagize nta kintu bazahembwa. Ibyo byose rero byo gupimirwa imirimo bikazaba muri ya myaka 3 n'igice ya mbere, igizwe na cya cyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7. Hanyuma mu isi nawo Antikristo akazaba yarayigaruriye ayiyoboye. Mbere yuko twinjira mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice, turasaba abadukurikiye, ku bantu bafite ikibazo kirebana n'abubakishije ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti, bazandika aho ngaho muri comment hasi batubaze, tuzabasobanurira utise kubera iki bubakishije ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti. Kabiri, abubakishije izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi, namwe muzandike mutubaze kuki bubakishije izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi. Kubw'ibibazo muzabaza tuzabafasha, ariko kandi turabibutsa ko iki gitabo kuri nahishwe, iki gitabo kirimo ubusobanuro bwose, twarabisobanuye impamvu kugira ngo twe gutinda, kuko ni samari tugenda tubakundisha igitabo kugira ngo mucyumve kandi mwumve ubutumwa bukigize, kuko ibikubiyemo byose nibyo navuga ngo niyo nyubako y'itorero nzima
ifasha abakristo. Rero uyu munsi twe turashaka kwinjira ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 twayise ubukwe bw'umwana w'intama, ariko nubwo ari ubukwe bw'umwana w'intama navuga ngo ni process yabwo. Yani magambo, inzira y'ubukwe bw'umwana w'intama izaba itangiye. Ntabwo buzahita buba, ariko bizaba bitangiye kugira ngo bubashe gusohora neza. Iyi ngingo ya 4 irebana n'ubukwe bw'umwana w'intama ikaba izaba mu cyiciro cya 2 cy'imyaka 3 n'igice, iri muri ya myaka 7. Tugiye kureba rero iki cyiciro cya 2 ibizakibamo cy'imyaka 3 n'igice ya nyuma mu kirere, ku itorero na hano mu isi, kuri Antikristo ndetse n'abayoboye. Twabonye ko icyiciro cya mbere cy'imyaka 3 n'igice itorero mu kirere zaba ripimirwa imirimo. Hano mu isi Antikristo yayigaruriye, yashyizeho ubutegetsi bumwe, yashyizeho idini rimwe, kuvanga isi izaba iyobowe na politike mpuzamahanga imwe, izaba iyobowe n'idini rimwe, izaba iyobowe n'ifaranga rimwe. Hanyuma mu kirere naho itorero ripimirwa imirimo. Icyiciro cya 2 cy'indi myaka 3 n'igice rero nawe itorero naryo rizaba ryinjijwe mu cyumba cyo guhembwa. Mu yandi magambo, Yesu azaba atangiye kwambika umugeni we kugira ngo yitegurirwe kujyanwa imbere ya Data wa twese nk'umukwe mukuru. Ni ukuvuga ngo Yesu azaba agiye rero guhemba buri muntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze akiri hano mu isi. Bagiye guhemberwa ya mirimo myiza bamaze gupimirwa. Aho rero bazaba binjiye mu kindi gice cya 2 cyo kugira ngo bahemberwe imirimo myiza. Mu isi naho rero uti niki kizaba gihari? Mu isi hazaba hatangiye ikintu cyitwa Grande Tribulation ku ishyanga rya Isiraheli, umubabaro ukomeye ku Bisiraheli. Uyu mubabaro ukazaba wongeye kugaruka ku Bisiraheli inshuro ya 3, kuko nibo mabyatuye ubwo basabaga Pilato ngo nabambe Yesu. Pilato ati amaraso yenda yakarabye ko nta cyaha namubonyeho. Ati oya, azatubazweho n'urubyaro rwacu n'abazadukomokaho bose. Aya maraso rero Abisiraheli bamenye y'umwana w'intama ari we Yesu Kristo yabasohoyeho mu gihe cy'uyu General Titus muri 70, umuhungu w'umwami w'abami Vespasien, ubwo yajyaga i Yerusalemu akica Abisiraheli, yarangiza kandi agasenya Yerusalemu. Nanone kandi aya maraso ya Yesu yongera kubasohoraho cyangwa yongera kubagaruka, agaruka Abayuda mu 1945, ubwo Abayuda bicwaga na Hitleri hagapfa miliyoni 3 z'Abayuda. Ubwo none ya maraso ya Yesu yari yongeye kubagaruka. Aya maraso ya Yesu nanone azongera kubagaruka nkuko babyiyaturiye, bakabyatura ku bana babo, kubuzuku n'ubuvivi n'ubuvivure n'ibindi bisekuruza byose bizabaho mu isi. Muri kiriya gihe cy'imyaka 3 n'igice icyiciro cya 2, mu gihe itorero rizaba riri mu cyumba cyo kugororerwamo, Yesu ari kwambika itorero imyenda yera, amakanzu yera y'imirimo myiza bakoze, abambika amakamba, abambikira kwitegura ubukwe buzabera mu ijuru. Mu isi naho Antikristo azaba yinjiye mu gutangira gutoteza Abisiraheli. Hari mwene data umwe watwandikiye arimo kutubaza ngo ese ko mutubwiye yuko itorero rizakurwa mu isi agakiza gasubira mu Bisiraheli, ese ko nabo bazakizwa Yesu azagaruka nabo kubatwara bwa kabiri? Aha tuzabasobanura tubereka ukuntu itorero rizamurwa umuzuko uzaba ugikomeje ku Bisiraheli, ku buryo abazizera bose bakicwa na Antikristo n'ubundi bazaza bahita bazuka basanganira Yesu mu kirere aho itorero riri, kuko umuzuko ku Bisiraheli uzaba ukomeje. Ku banyamahanga niho uzaba warangiye, ariko ku Bisiraheli uko ari bagiye kwakira agakiza bagatotezwa bakemera gupfa bazira guhamya, nabo abazacungurwa n'amaraso yabo cyangwa se abazemera gupfa bazira gutanga ubuzima bwabo bazajya bahita bazuka basanganira itorero mu kirere, muri kiriya cyumba itorero izaba ririmo abera bari kwambikwa imyenda yera bahemberwa imirimo myiza bakoreye muri iyi si. Antikristo ro mu isi nawe murumva ko azaba yinjiye ku Bisiraheli agiye kubatoteza. Aho rero
nuko tuzasobanura ubu mwene data tubaje ikibazo ngo ni iki kizaprovoka intambara ya Harimagedoni kugira ngo itangire, ko tubonye kabisera gakiza kazabasubiraho bagakizwa, noneho niki kizaprovoka intambara ya Harimagedoni? Nabyo biri muri iki gitabo kuri nahishwe. Uyu munsi tugiye kujya ku ngingo ya 4 irebana n'ubukwe bw'umwana w'intama buzaba butangiriye muri ya myaka 3 n'igice ya kabiri mwisi, naho abiseye nabo binjiye mu mubabaro bagiye gutotezwa. Ariyo ngingo iri butwinjize ku kureba uburyo intambara ya Harimagedoni izatangira. Uyu munsi twatekereje noneho kugenda tunabasomera kugira ngo mwumve neza ibintu ukuntu bihagaze. Tugeze ku birebana noneho n'ingingo ya 4, ibyiciro 4 by'abazataha ubukwe. Hano twagaragaje ibyiciro 4 by'abazataha ubwo bukwe bw'umwana w'intama. Icyiciro cya mbere ni abera babayeho mbere ya Yesu, cyangwa se mbere y'ivuka rya Yesu. Kuki bitwa abera? Ibitware basobanuriye. Twavuze abera dutangiye iki kiganiro. Umunsi twatangiye kwigisha inyigisho twagaragaje abera baribo, tugaragaza abakiranutsi abaribo. Abera ni abantu babayeho mbere y'ivuka rya Yesu. Abakiranutsi ni itorero rya Kristo, kuko twebwe duhabwa gukiranuka biturutse mu kwizera Yesu. Yesu niwe mukiranutsi. Iyo tumwizeye natwe duhinduka abakiranutsi. Abandi rero babayeho mbere Bibiliya ibita ngo ni abera. Ubwo ni ba Aburahamu, ba Isaya, ba Yeremiya, ba Zekiyeli, ba Obadiya, ba Nahumu, ba Habakuki, mbega bari abahanuzi babayeho, n'abandi benshi bagiye babaho b'Abisiraheli bubahaga ijambo ry'Imana, ndetse harimo na ba Yobu babayeho mbere yuko amategeko aza. Mbega abantu bagiye babaho, ba Nowa, abo bose bagiye babaho mbere yuko Yesu aza mu isi. Bibiliya bitabera. Icyo ni icyiciro cya mbere kizataha ubwo bukwe bw'umwana w'intama. Icyiciro cya kabiri ni abakiranutsi, aribo twise ngo ni abakijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Icyiciro cya gatatu ni abazakizwa n'amaraso yabo bo mu ishyanga rya Isiraheli muri cya gihe cy'umubabaro ukomeye ku Bisiraheli, cyo bita Grande Tribulation. Matayo 24:21, kuko Yesu yarabisobanuye aho ngaho ko hazaba umubabaro mwinshi ukomeye ku Bisiraheli. Hari ibintu Yesu azakorera itorero muri ubwo bukwe. Yesu azatwambika imyenda yera, cyo ni icya mbere. Icya kabiri, azatwambika amakamba y'izahabu atatse inyenyeri. Icya gatatu, azafata umwitero aduhanagura amarira. Icya kane, azatwambika impeta y'urukundo, bisobanuye ngo ubutazongera gutandukana. Ukuvuga ngo ntabwo tuzongera gutandukana na Yesu, bizabirangiye. Azadukora mu biganza adushimira ko tunesheje iyi si. Mu yandi magambo, azaba ari kuduha felicitation. Amakamba 5 Yesu azambika umugeni we muri ubwo bukwe. Tugiye kureba aya makamba 5 Yesu azambika umugeni we, ariryo torero rye. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe itorero zaba ari hara mu kirere. Twinjiye mu cyiciro cya kabiri cy'ubukwe bw'umwana w'intama. Nababwiye ngo ni process izaba itangiye, buzaba butangiye gusohora, kuko Yesu agiye gukora hariya ni ugutegura umugeni. Kwa kundi umusore ajya kureba umukobwa ngo bajye mu masezerano, umukobwa ugasanga bamwambitse ikanzu yera, bamwambitse agatimba. Ngira ngo murabizi uko bijya bigenda. Umusore yari buze gutwara umugeni ngo bajye gusezerana mu itorero cyangwa se muri etat civil. Icyo ni cyo Yesu azaba ari gukorera umugeni muri cya cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice. Icyitonderwa, iyo tugeze mu bukwe bwa hano mu isi, aho ndahatinda cyane ko nkunda gusobanura abantu kugira ngo bumve umwanya bariho, bumve urwego turiho. Tugiye kureba ibyiciro bigeze kuri 5 bigize ubukwe, cyangwa se biba biri mu bukwe bwa hano mu isi. Kuko Yesu yaravuze ngo iby'isi bijye bitwigisha iby'ijuru. Ibyiciro 5 tugiye kuvuga aha ngaha no mu bukwe bwa Yesu, cyangwa se mu itorero rya Yesu muri iki gihe, ibyo byiciro birahari. Icyiciro cya mbere rero ni umukwe n'umugeni. Icyiciro cya kabiri ni pare na marene na garçon d'honneur na fille d'honneur. Icyiciro cya gatatu ni imiryango y'iwabo umusore n'umukobwa, ubwo harimo ababyeyi ndetse n'imiryango yagutse yo hirya.
icyiciro cya kane ni abatumirwa. Icyiciro cya gatanu ni indorerezi. Hari umukwe n'umugeni, hari pare na marene na fiye doneri na garso doneri, hakaza imiryango y'uwo musore n'umukobwa, hakaza abatumiwe, hakaza n'indorerezi. Uko ibyo byiciro mbibabwiye niko no mu itorero rya Kristo muri iki gihe rimeze, kuko itorero twabonye ko ari umugeni wa Kristo. Urimo uritegura kugira ngo umusore ari we Kristo azaze kubatwara, kuko Yesu agiye gutegura urugo. Yasize abivuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba, nzagaruka mbajyane iwanjye ngaho ndi namwe muzabeyo. Azagaruka aje gutwara itorero rero. Niyo mpamvu kuritwara muri iyi ngingo ya kane twasobanuye muri kino gitabo kuri Nahishwe, twagaragaje ko nyine aho ngaho muri iriya myaka 3 n'igice y'icyiciro cya kabiri azaba arimo noneho kwambika umugeni we kugira ngo yitegurirwe kujyanwa mu ijuru, ahazabera reception. Kuko reception ya nyayo izabera mu ijuru, Imana nayo ihibereye. Aho niho hazabera reception. Mu itorero rya Kristo naryo harimo ibyo byiciro, harimo umukwe n'umugeni. Umukwe ni Yesu, umugeni ni itorero rye. Abantu bayoborwa n'ijambo ry'Imana bya nyabyo, batayoborwa n'umwuka w'idini, batayoborwa n'ingisho zo mu madini, batayoborwa n'ibintu bije byose mu isi, ahubwo bayoborwa n'ijambo ry'Imana izima, bakarisoma, bakaryigana ubushishozi, bakagira ubwenge muri iyi si. Kandi abo ngabo bariyizi n'imitima irabahamiriza ko kari abageni ba Kristo, kuko umwuka wo muri Kristo unaba muri bo. Mpamvu Pawulo yavuze mu Baroma aravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Abo rero bariyizi. Hari abandi rero bari mu kigare batazi iyo bava n'iyo bajya, nibanyamugiyo ngiye, nibazi ubutumwa bwiza icyari cyo, bakurikiye inyigisho zo mu madini zipfuye, izi za prosperity, izishishikariza abantu ubutunzi bw'isi, izibwira abantu amafaranga n'akazi, ubuhamya bushingiye ku buzima bw'isi gusa, ndetse n'inyigisho zipfuye zindi zibwira abantu yuko iyo bamaze kwizera babirangiye nabo bahindutse Imana, ari abera nta kibazo. N'izindi nyigisho nyinshi zigenda zaduka mu isi. Rero umugeni wa Kristo ariyizi. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri hari fiye doneri na garso doneri na pare na marene. Abo nabo turabafite mu itorero. Icyiciro cya gatatu abitira ngo ni ababyeyi ngo babyaye, yewe ngo twe turi abakera, ngo nitwe twavuze ubutumwa bwiza, ngo twababyaje ubutumwa bwiza, ngahangaha ngo nitwe twahubatse, ngo urusengero nitwe twarwubatse, ngo twakubitariye no hino. Abo bakaba bita ngo ni ababyeyi b'itorero, ariko bakaba baraguye badashaka kubaha ijambo ry'Imana. Wabigisha ati wakanawe kaje ejo bundi, wowe urimo uravuga iki? Ibyo tubizi, twabiciyemo imyaka myinshi, tubisobanukiwe. Ati wowe uje ejo bundi wakwigisha ndi? Bayita ngo ni ababyeyi, kandi akenshi umuntu ashaje asubira bwana. Bakiri abasore bubahaga Imana, ariko bagize ubusaza bwo mu mwuka, ntibashaka kuyoborwa n'abana bato ngo babwire ngo dore ubutumwa bwiza ni mu bwumve, mwebwe muri ubwana twe twababyaje ubutumwa bwiza ngo nta kintu mufite cyo kutubwira. Abo nabo turabafite mu itorero. Icyiciro cya kane ni abatumirwa. Bibiliya ivuga ko Yesu yabatumiye, yarabatumiye koko. Byashuwe iki cya 17 umurongo wa 14 haravuga ngo abantu bari hamwe na Yesu bahamagaye, batoranijwe, bakiranutse, bazanesha. Bivuga ngo rero hari abahamagawe ntibatoranwa, ntibanakiranuka. Kuko iyo umaze guhamagarwa ugatumirwa na Yesu, icyakora no kugutoranya, iyo amaze kugutoranya nuko aguha noneho amategeko n'amabwiriza agomba kugenderaho, ukaba mu buzima bukiranuka. Hari abantu rero batumiwe barahamagarwa, ariko ntibigeze batoranywa kuko banze guhinduka. Imitima yabo ntago bayihaye Yesu. Nubwo batumiwe, ariko imitima yabo iracyari muri Egiputa, iracyari mu isi. Ntabwo imitima yabo iracyari mu isi, ntabwo barakura imitima mu isi aho bahoze mu byaha bari barimo. Aba rero ni abatumirwa nabo. Hakaza icyiciro cya nyuma no cy'indorerezi. Abo ngabo Bibiliya ivuga ngo ni abaje gutata umudendezo w'abana b'Imana. Agatabo k'umugenzi kakongera kubita ngo ni bandyarya, ni ba mihango y'idini. Ni ukuvuga ngo birirwa baryarya Imana ngo barayubaha kandi batayubaha, bakaryarya nabo babana mu itorero
kandi mu by'ukuri nta mbuto zo gukiranuka bafite. Hakaza noneho n'abamihango y'idini baza gusohoza imihango yose y'idini kugira ngo bazashyingurwe nibapfa, cyangwa nibapfusha babashyingurira abana babo, cyangwa se bababatize basohoze umuhango wo kubatizwa ariko bakomeze kubera abapagani, cyangwa se nibashyingira amadini abashyingirira abana, niba bashaka gushyingirwa nabo bashyingirwe. Nibyo nyine nibyo bashaka kwiberamo by'imihango y'idini, ntabwo bashaka guhinduka, ntabwo bashaka kuvuga ubutumwa bwiza. Nubigisha ibintu birebana na prosperity gospel, izo nyigisho zishingiye ku by'isi gusa, ntubabwira iby'agakiza, kubaha Imana no gukiranuka ntibabishaka. Abo rero nibo bitwa indorerezi. Icyitonderwa, twabonye ko hari pare na marene. Muzi ibyo pare na marene akorera umugeni. Marene ashinzwe kuba ari uganiriza umugeni, akamwigisha uburyo azitwara uko akwiriye kugenda. Pare nawe nuko abyigisha umusore. Urumva, abo nibo dufite mu itorero, ni ba pare na marene, kandi bafite ubwenge bwo gusobanura ibintu by'Imana. Bari gufasha umugeni wa Kristo, bari kumusobanurira iby'agakiza, ariko bo ntibakizwa. Pare na marene cyane ntabwo bashinzwe guprotokora umugeni, ahubwo ni abashinzwe gufasha umusore n'umukobwa mu birebana n'urugo rwabo ko ruzubakwa. Mbega babaha inyigisho, barabahugura, bakabatoza, bakabigisha. Abo nibo dufite bitwa ngo nabigisha b'ijambo ry'Imana, ngo nabapasiteri, ngo nabaki. Hari n'abavuga ukuri rwose b'abapasiteri bakagerageza kwigisha ijambo ry'Imana, ariko bo ntibakizwe. Abo rero ni ba pare na ba marene, barimo kwigisha umugeni wa Kristo kugira ngo asobanukirwe inzira y'ukuri, akomeze urugendo. Hakaza ba garçon d'honneur ndetse na ba fille d'honneur. Abo rero bashinzwe guprotokora umugeni n'umukwe. Ni ukuvuga ngo niba abavuga butumwa batandukanye, n'abahanuzi, n'aberekwa, n'abahishurirwa, barimo gukomeza bereka umugeni wa Kristo agatotsi kamuriho. Babata ahantu rero wakosheje, aha wanduye vana uwo mwanda. Tukagira babandi bahagarariye imiryango nabibabwiye, bitwa umuryango, yaba ababyeyi yaba n'imiryango yagutse. Nibyo nyine ni ukwitwa ababyeyi ko ntibahinduka, nta nubwo bashaka ko hari umuntu ubabwira ngo abereke ko bagiye mu ntege nke cyangwa bayobye. Ati twebwe nitwe twatangije itorero, turi abakera, ukuri turakuzi, ntabwo mukwiye kugira ikintu mutubwira. Hakaza n'abandi b'indorerezi rero bo baje kwirebera, birirwa batatu umudendezo w'abana b'Imana, bakajyana inkuru z'ibyo bumvise wenda umuntu yavuze acitswe. Abo ngabo nibo birirwa bagenda basebye itorero, akakosa karibayemo bakajya kwirirwa barivuga, bakarijyana kuri social media, bakajya kuvuga ibyaye n'ibyahehe. Tugaruke rero, ese muri cyagiye umusore n'umukobwa bavuye mu masezerano, mariage babirangije, reception babirangije, bagataha mu rugo rw'abageni, bigenda gute? Nta kindi gikurikira usibye ko bya byiciro byose bine, usibye umukwe n'umugeni, icyo cyiciro cya mbere cy'umukwe n'umugeni nibo basigara mu rugo rwabo. Ibyishimo by'umusore n'umukobwa cyangwa by'umukwe n'umugeni, babandi biriyo bavunika, nta n'umwe ujyo ubiryaho, nta nubwo bazi uko byagenze. Kandi ugiye kureba muri bwa bukwe usanga aribo bavunika, umukwe n'umugeni bigaramiye, nibo baprotokora umugeni, nibo bamwigisha, nibo bashaka ibyo kwakiriza abantu, nibo bamutwerera, nibo bategura aho bizabera, bakavunika ku rwego rukomeye. Ariko iyo umusore n'umukobwa bageze mu rugo, babandi bose baritahira, ya mvune yabo bavunitse, nta gihembo umukwe n'umugeni bashobora kubasanga ngo barabahemba, kandi baravunitse bikomeye. Hanyuma ibyishimo biba hagati y'umukwe n'umugeni, y'umusore n'umukobwa mu rugo rwabo, no kwaguka k'umuryango, bo ntabwo bashobora kubibonaho n'agashwito. Uko rero niko Yesu azacira itorero rye, umugeni we. Ba garçon d'honneur, ba fille d'honneur, ba pare ba marene bazi kwigisha cyane, ba babyeyi bavuga ngo turi abakera, za ndorerezi, bose nta n'umwe uzigera afata ku byishimo by'umukwe n'umugeni. Mu gusoza, kugira ngo tubone uko twongera gusubukura ingingo yacu ko twari dutangiye kuyivugaho ya kane, irebana n'ubukwe bw'umwana w'intama, turashaka kubaza umuntu udukurikiye uvuga ngo afite idini asengeramo, wenda ni muri Kiliziya Gatolika, ni Anglikani, ni Methodiste Libre, ni Zion Temple, ni Healing Center,
ni Bethel Church, ni Yesu Ashimwe Church, ni Apostolic Church. Mbega ayo madini yose musengeramo, wicara utekereze uti se aho ntabwo naba ndi Fille d'honneur cyangwa se Garçon d'honneur, ntabwo naba ndi pare cyangwa marene, ntabwo naba ndi muri ba bandi bitwa ngo ni ababyeyi b'itorero saze muri ibintu ariko naraguye ndi umupagani wo mu idini cyangwa se umupagani wo mu rusengero. Wongere bugendo, ntabwo naba ndi indorerezi yirirwa uza kureba ibibera mu izi sengero n'iby'itorero rikora nkajyana izo nkuru gusa, ariko gukizwa nkaba nakizwa, ubutumwa bwiza bukaba butarampinduye. Kuko ibyo byiciro byose ntabwo zigera bibona ibyishimo by'umukwe n'umugeni. Yesu nagaruka, Yesu azacyura umugeni we, ntabwo ibyo byiciro azabitwara. Kandi ibyo twabonye ko ari byo bivunika, kandi ni nabyo byinshi. Umukwe n'umugeni ni bakeya, ntabwo ari benshi, ni umusore n'umukobwa. Umugeni aba ari umwe n'umukwe aba ari umwe. Murumva ko rero ntabwo ari benshi. Tekereza neza. Umufarisayo umwe yaje asanga Yesu, aramubaza ngo mwigisha, abakizwa ni bangahe? Yesu aravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije cyane, kandi abanyuramo ni bake. Aravuga ngo benshi bazifuza kuyicamo, ariko ntibazabishobora. Rero ntabwo umugeni wa Kristo ari abantu benshi, ahubwo abenshi ni pare, ni marene, ni fille d'honneur, ni garçon d'honneur, ni ababyeyi, n'indorerezi ndetse n'abatumirwa. Abo nibo benshi. Umugeni wa Kristo arimo yezwa afashwa n'abo bose. Ibyo byiciro bigeze kuri bingahe mvuze? Kuko hari fille d'honneur na garçon d'honneur icyiciro cya mbere, hakaba ababyeyi, hakaba abatumirwa, hakaba n'indorerezi. Abo kuko ari bo benshi ni nabo barimo gufasha umugeni wa Kristo kwezwa. Rero reba neza mu rusengero urimo, reba muri iryo dini wicayemo, niba utabarizwa muri ibyo byiciro bine tuvuze, aho ntabwo waba uri pare cyangwa marene. Ese ntabwo waba ubarizwa mu cyiciro cya Garçon d'honneur na Fille d'honneur? Ese ntabwo waba ubarizwa mu cyiciro cy'abitwa ngo ni ababyeyi ngo bakera, ngo batangije umurimo nyamara batakiyoborwa n'umwuka w'Imana, batayoborwa n'ijambo ry'Imana? Ese ntabwo waba ubarizwa mu ndorerezi mu myaka umaze muri iryo dini? Bitekereze neza, hanyuma dusengane. Tuzasubukura twongera kubabwira ibirebana n'ibizabera muri cyiciro cya kabiri cy'ubukwe bw'umwana w'intama buzaba butangiye hariya mu kirere, mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice ya nyuma. Yesu arimo guhemba itorero, ndetse no mu isi uburyo abisirayeli bazaba binjiye mu kintu cyitwa umubabaro, n'ikizatuma binjira muri uwo mubabaro. Ko twabonye ko icyiciro cya mbere cy'imyaka 3 n'igice ahubwo bose bazaba barimo kwishima ati twabonye Mesiya ari we Antikristo, ariko ntibazaba babizi ko ari we Antikristo, kubera ko ibintu bamusabye gukora, guhagarika intambara n'ibiki byose, kandi bazi ko Mesiya ari ugomba kubikora, azabikora. Bazaba bishimye. Rero none niki kizatuma abisirayeli noneho binjira mu mubabaro? Icyo nicyo tuzakomerezaho tureba mu isi ukuntu bazinjira mu mubabaro, amaraso ya Yesu yongeye kubagarukaho, hanyuma itorero naryo mu kirere muri myaka 3 n'igice ya kabiri naryo ririmo guhemberwa imirimo myiza bakoze. Reka dusenga n'Imana, hanyuma ubwira Imana ngo Mana, nibonye muri cyiciro mbabarira. Mana, turagushimiye kubwo ubutumwa bwiza tugejejeho, turagushimiye kubw'inama twunguye no kwigenzura ngo tumenye abaturi bo muri uru rugendo, ndetse tumenye abaturi bo mu itorero ryawe. Buri wese yigenzura rebe icyiciro abarizwamo muri ibyiciro tubonye bigize ubukwe bwawe, cyangwa se bigize itorero ryawe nk'umugeni, nawe ukaba umukwe waryo. Fasha umuntu wese wadukurikiye kugira ngo yigenzure, kuko nta kindi gishobora gutuma umuntu amenya niba ari Garçon d'honneur cyangwa Fille d'honneur, pare na marene, cyangwa se umubyeyi cyangwa se indorerezi. Ni ukwigenzurira mu ijambo ry'Imana niba arikurikiza, kuko niba atarikurikiza arabarizwa muri ibyo byiciro, ariko niba arikurikiza ni umukwe n'umugeni. Turagushimiye rero, tabara bari mu isi, uha abana agakiza, bave mu rujijo, bave mu byo kuba mu rungabangabo rw'agakiza, ahubwo bagusobanukirwe, maze kandi buri wese agutegereze kugeza ubwo uzagarukira utujyane iwawe. Ndagushimiye ko bishe gusenga, habwe kuzo n'icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, tubifurije amahoro n'amahirwe muri urugendo rujya mu ijuru. Ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom.
azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba